rwose KNC ngewe ni nkubwira ngo wimesere ubundi nta maboko abiri ufite umugore yamaze kumenya ko nanjye nakora nkagira amafaranga mbese urebye neza ko nanjye nshobora kwigendera nkajya mu kabari n'abajyamo tukibera akabari tukajyamo kandi nanjye naba mfite meeting nawe nka kesi y'abaritazari uregwa abagore 400 sibyo bakuru bamwishakiye atafashe ku ngufu ubu ngubu bihindutse kesi gute? Reka nkubwire KNC mu muco wacu umugore agiye asa happiness abantu bose baramukritika ari slay queen ni ndaya ni ako mwebwe mwayisaba tugiye kujya muri Bible of which I understand to my best ivuga yuko abagore they have to be what? Abagore bagomba kugandukira abagabo bagakunda abagore. That's what the Bible says. Muri no minsi ntabe bya love gusa hari ibintu bya love ni bya respect ni bya care for each other. It's not you one caring and one loving, no twese muri iyo nzira. So let's conclude this conversation tuvuga utya. Turaruzana turavuga tuti ariko kuki uyu munsi wa none abagore cyangwa abakobwa baprayinga victim y'ibintu bishoyemo babizi neza? Twavugaga kuri case y'abaritazari urugero tubona n'izindi case hano hari case zabaye sindi buzigaruka ko mu Rwanda zabaye ngira ngo na closed abonaga umuntu nyuma y'imyaka akavuga ngo kanaka ngo yaragiye ngo tugirana ngo sexual affairs ngo ibiki n'ibiki ugasanga igihe cyose abantu baragenda baprayinga victim umuntu mukuru pretty mom utekereza ukora ibintu azi inyungu yabyo yarangiza ariko yabona ibintu runaka akabihinduka akigira victim. Kuki iyo mikino ubwayo ntigaragaza yuko rimwe na rimwe ishobora kugaragaza weakness sibyo aho kuba strength ku bakobwa n'abagore? ntabwo numva ukuntu ntabwo numva ikibazo dufata urugero uyu munsi wa none sibyo icyubushe niho twagarukiye kuko wari mu kazi ibintu bihinduka ndakubwira ntise nk'ubu ngubu nka kesi y'abaritazari uregwa abagore 400 sibyo bakuru bamwishakiye atafashe ku ngufu ubu ngubu bihindutse kesi gute? Bamwe baratemwanya kubera icyo aribo bizanye ntiwumva ko ibi bintu ari nko gushaka guprayinga victim igihe cyari cyo cyose kuba abantu bashobora gutwistinga ibintu and they turn the boat. Nari nakubwiye wemeye ko hari filozofi tugomba kumva iyo umuntu ari victime n'igihe uwo twita umupressure nawe aba afite imitekerereze na nature ye nose wowe ukuntu ureba urabona uriya mugabo yari tayari ariko nanone njyewe nakubwiye ko nasomye amateka ye barimo baravuga mu gihugu cye n'umuntu ukomeye ni umuntu batekereza ko yanasimbura umukuru w'igihugu. None se gukomera bisobanuye gukomera bikwambura emotion bikwambura sentiment? Oya gukomera bikogerera imbaraga kuba wadomina umuntu nubwo udafite intwaro nubwo waba udafite imbunda cyangwa ikindi kintu statu ya no ntukomera aho narabikubwiye kuri radio urumutura gusanga ufite power cyo wavuga cyagirira umuntu n'ukuntu cyamukita kubera ufite power ufite audience. Rero mu mwanya tutari twumva ko ibi bibazo bigendana n'icyo y'umuntu imbaraga umuntu afite muri societe ntabwo twabikemura kubera ko mu muco wacu bizwi ko ari umugabo usaba happiness cyane cyane ko muri no minsi n'abagore babihagurukiye barabihagurukiye ndemeranya nawe ariko mu muco wacu ubona ko biri normal ko umugabo yasaba undi umugore happiness. None bikongera ko ari umugabo wari uzi ko ari umukire bikongera ko ari umugabo wari uzi ko afite influence none bikongera ko uwo mugabo yakoresheje influence ye kugira access kuri abo bagore. Ndashaka kuvuga iki barimo baravuga bamwe ngo n'abagore b'abaminisita b'abacuti be abandi ngo ni muri famille zikomeye zimeze urumva ko atitreze n'ubukire na influence ye byatumaga agira access mu bipangu by'abantu n'ubucuti bw'abantu undi muntu atakagize. Numara kwemeranya nange kuri iyo principe KNC none turagira ku buryo bwo kuvuga koko nubwo umuntu yagira access iwawe bivuze ko yaryamana nawe nubwo umuntu yaba inshuti y'umugabo wawe bivuze ko yaryamana nawe nubwo umuntu yaba azaba president wa Republika bivuga ko yaku influence ariko tugende etape par etape dusimbuke les étapes. So science y'ibyo bintu yagaragaje ko influence ari ikintu gikomeye byakongera nko mu muco nyarwanda aho umugabo aba yiyumva ko ari entitled kuba yasaba happiness. Reka tuyivuge icyo uzi ko ariyo teme twafashe hano
ugasanga ibyo bintu bimuha imbaraga na avantage. Reka nkubwire kenshi mu muco wacu umugore agiye asa happiness abantu bose baramukritika ari slay queen ni ndaya ni ako mwebwe mwayisaba bikaba biri normal nkandi bavuga ngo amafuti y'ubugabo nibwo buryo bwe nubwo ari umugani ntemeranya nawe kubera nawe urabyuzinga kuvuga pensi ndashaka ngi nawe muri ibi biganiro ko twemeranya ko ngewe Sylvie hari influence mfite kuruta iyo umugore uri Gisenyi naza ngahamagara kenshi nkaba nagusaba ibintu ushaka from service, from happiness, from other things. Yeah, wa mbingera tashobora gusaba kubera ko ngiye mfite influence nk'umugore wize nk'umugore utinyuta abantu. Abantu bari different kuri Baltazar rero nubwo yuketse ni wowe watumye nyivugaho numva nazayivugaho mu buzima bwanjye nuko Baltazar afite influence runaka tuyemere. Ako noneho tugende mu mategeko baravuga iyo umuntu atari umwana afite imbaraga zo gukonsentinga zo kwanga zo gukora iki. Aho ngaho niho twaguma tudikita tukavuga se ko none tubona ko uyu mugabo yari abafite influence ariko se byakabaye byaragenze gutyo ariko kuza aha ngaho ukavuga ngo abagore baramwijyaniye deja kuri ibimaze kuba effective ukuntu ntabwo bamwijyaniye yakoresheje power ye. Amakuru haravugwa yuko bari abagore aribo bagendaga bashaka abandi bababwira kubera serivisi y'akataraboneka ya Baltazar sibyo bakaba aribo bagenda ahubwo bamwe na bamwe baribo bakorana mobilisation kugira ngo kuko nk'ubu ngubu rwose noneho ariko no mu urukiko rwateshera agaciro wari wese ushaka kuzana ibintu byo mu byaha Baltazar aregwa icy'abagore cyo bagikuyemo. Ariko se wowe nk'umuyobozi ufite na stati imeze kuriya igihugu cyabo n'inzego zabo ntabwo zigaragara ko ari ibintu biteye isoni. Twafashe urugero rwa hariya ariko ni ibisanzwe biba muri community zacu za hano muri Afurika. Ngewe sintekereza ko umugore kwamutandukanya na abuse zikorera abandi bagore kubera umugore nawe afeza ya abuse zikorerwa abagore mu buryo bwinshi. Uwo mugore rero ntitwamurenganya aba yarakuriye muri societe yonyine imugira nawe abuser. Ugasanga wowe ufitanye ibibazo n'umugore wawe umugore wawe uramukubise yagenda kugira tante we akamubwira ngo niko zubako tante akamubwira ngo kuki ibyo biryo yagukubise kubera ko utashije ibiryo. Urumva uwo ante arababysitting cyangwa arakuza ihohoterwa riri gukorerwa n'iyese wiwe. So mu mateka byagaragaye ko abagore bacontributinze kuri abuse y'abagore. By the way na patriarchal belief perpetrating abuse z'abagore ntizari gushoboka iyo umugore adafatiye mbere. Ni ukuvuga rero ngewe mu myumvire yanjye n'abantu benshi nuko abagore si ikosa ryabo ariko baraperpetratinga izo abuse. Rero ntibitangaje ko none se hagaragaye amakesi aho abagore bagenda kugurisha abana batoya muri ibi bintu bya sex trafficking kubera bumva ko ari ibintu bagomba gukora mu gushimisha abagabo. Of course bakabigendangamo bamwe amafaranga ariko bakumva ko bisanzwe ari normal ko abagabo bakunda kuryamana n'abagore kandi abagore batoya ngo nibo baba bameze cyangwa se kandi abagore akaba aribo babigiramo uruhare kugira ngo ibibazo bizana kenshi nuko abagore nabo babifata mu yambi. Urakoze cyane. Hanyuma none twigaruke hano ejo wari umunsi mpuzamahanga w'abagabo sibyo ariko noneho hari ibibazo mu Rwanda abagabo barimo barakomplainga bavuga bati abagore barimo baradukubita ati umugore aragusanga ku kabara akabanza akagucanga inshyi. Urumva ikindi kita abagore babahaye intebe noneho bananirwa no kuyicaraho bayihagarara hejuru. Abagabo bamwe bati turimo turahukana uragenda ugafata ipantaro yawe ugahita umukwepa ukigendera. Abandi bati rwose umugore wamubwira uti mfurira akakurebesha inani na rimwe akabwira ati wakwifuriye we nta maboko ufite. Ibyo bintu koko urabivuga iki? Ikintu gihari ibintu byinshi uvuze bifitemo ukuri. Nani KNC umugore w'umunyarwanda yamaze kumenya agaciro ke in so many ways. Hari ukuba azi inzego yajyaho gusaba serivisi kera ntiyabaga yazijyaho ngo ayisabe ahubwo akaba umugabo ari ujya kugusabira. Umugore yamaze kumenya ko nanjye nakora nkagira amafaranga mbese urebye neza ko nanjye nshobora kwigendera nkajya mu kabari n'abajyamo tukinywera akabari tukajyamo kandi nanjye naba mfite meeting nawe ari ya business cyangwa ari ya building akabari ngi gutumira twahurira ku kabari kitwa wherever one for the road. Urumva tugasoma irya nyuma kugeza nka saa 7 saa 8
no problem yes ni ukuvuga ko abantu afite iterambere ryararenze abanyarwanda cyane niko ntekereza kugira ngo ibintu byiza birimo biraza bijyanye na politike nziza runaka abantu ntibabyumva ako kenshi nkumva umunyarwanda ari aware ko isuku yo ku mihanda irakenewe ibintu runaka birakenewe ariko byagera ku buzima bw'umugore tukumva abantu baracyari inyuma kubera iki izindi development twumva ko zisanzwe ariko ibyagera ku mugore ahubwo se kenshi ngewe ni nkubwira ngo wimesere ubundi nta maboko abiri ufite nanjye mbaze nkubaze yarangije kwisobanukirwa ko okay nakomesera nk'ukuntu nawe wamesera nateka nk'ukuntu nawe wateka najya ku kazi nk'ukuntu nawe uri kujya ku kazi rero ibyo byose iryo terambere ryose ntabwo mushaka ko rikora ahubwo mukumva ko ngo no umuco urimo uracika umuco w'umwanda se ko twawugiraga ko twemeye kucika umuco wo kunywera ku muheha umwe nge nawe n'abandi batanu ko twawukoraga twari tuzi ko ari ubusabane byongera ubucuti ntitwawuretse kubera twabonaga atari ibyo ikibabaje ngewe rero ni uko n'abantu bari educated KNC barimo baraba so ignorant of the development muri rusange u Rwanda ruri kujyaho bikumva ko by'umugore bigomba kudindira noneho ikintu kimwe muri feminism tuvuga kubera iki abagabo murimo muranga abagore bavuga na feminism nuko mubona feminism is challenging your power yawe ntabwo urayifite ntawe uyikwatse power yanjye ndayifite ariko power yanjye ntigomba kukwabizinga n'inyawe ntigomba kunyabizinga so we are now challenging the power the existing male patriarchal power yes we are challenging it we are challenging handi wavugaga ngo ningewe KNC ugomba kugura umufuka w'umuceri gusa ningewe KNC ugomba gusaba happiness niyo umugore arimo arakubwira uyu munsi nta happiness because I'm not in my status ya happiness mukavuga ye abagore b'iki basigaye bima n'abagabo no yaramaze kumenya ko ntabwo ari ihene ntabwo ari inka uriraho igihe ushakiye nawe agomba kuba mu mutwe wari tayari yamaze kumenya ko niba ushaka kugurisha iyi sambu arakubwira no man iyi sambu mu myaka 10 twazayubakaho iki n'iki kiduteza imbere kera ntabwo mwabaga challenge twemeranye nawe nta nubwo ari amahane kera abakurambere abagore badukuriye imbere barafollowingaga nk'inka iri gufollowinga umushumba ubu nta mugore w'umunyarwanda gufollowinga just avec le main mais the few women who are talking ni nkabariya nyine mwirirwa mutwita ngo turishegabo ukishegabo ni umugani wo mu kinyarwanda bitaga umugore wose washakaga kwiyopoza ku kintu kitari cyo niyo mpamvu ubona abantu nkatwe kuvuga okay nimba uri guhamagara abantu igishegabo that is good it means those women have understood they are right now they are opposing to your negative power so kubita igishegabo cyangwa iki it doesn't change anything so to conclude this story ntabwo ari ukuvuga ngo abagore barakabije buriye intuza kubera power yose overtaking muri make umugabo numubona azana ibintu by'akavuyo mucishe mu rushyi oya ntawe ibintu byo kurwana ni ibintu bya violence ibyo ngibyo ntabwo tubishigikiye ibiganiro ngira ngo na politike y'u Rwanda ni politike yo kwicara ku meza amwe abantu bakaganira bakagera kuri consensus bakagera ku myumvikanire ariko tukavanamo religion tukavanamo umuco tukaba objective kubera ko nidukuri ariko se KNC umbwire nubwo nge nawe bwese tutari pasteur na master n'ibiki Bible urebye bariya ba disciple bose ubita bande sinzi muri Bible abagabo ese religion yatangiriye ntiyatangiriye muri communities izo communities ari patriarchal igiki kindi bari gushirimo kitari cyo gushikira imigenzo n'imigendere are you trying to oppose the Bible? I'm not opposing because I'm by the way very radical Christian in so many ways but I believe that I should not follow a reglement. Do you challenge the biblical power that is attributed to to men, you know? Yes, I'm challenging some concept of the Bible which I think are not Christian because Christianity, muri Christianity nta dominance igomba kubamo harimo respect of each other harimo care harimo love harimo ibyo bintu byose ariko twajya mu muco ugasanga ngo no mwururiye kuri Bible mwururiye no ku muco mutazi ko niyo Bible nayo but indeed you have the right to say so because feminism is not it's not an element of Christianity. By the way, I'm a Christian feminist. There is a concept of Christianity in my feminism belief. No, tujye kujya muri Bible of which I understand to my best. Ivuga yuko abagore they have to be what? Abagore bagomba kugandukira abagabo bagakunda abagore. That's what the Bible says. Muri no minsi ntabe bya love gusa hari ibintu bya love ni bya respect
n'ibya care for each other. It's not you one caring and one loving, no, twese muri iyo nzira. So let's conclude this conversation tuvuga urya abagore ntabwo buriye ameza ngo babaye intebe burira, no, abagore ahubwo power yabo yari irimo yihishe na capability zabo uyu munsi bafite amahirwe mu Rwanda yo kuzigaragaza, kubera ko hari politiki, hari inzego, hari ibintu runaka bikubwira you are eco citizen. KNC wowe nk'umuturage w'u Rwanda nanjye nk'umuturage w'u Rwanda, ibitsina byacu tubisize ku ruhande, we are equal in front of the law. Absolutely. I agree with you. Kuki mushaka kuvuga ngo amategeko agarukire ku gipangu cyawe? Excuse me. Amategeko ari no mu buriri, amategeko ari no muri classe, amategeko ari no muri chat. Izi chat zishaka gushira amategeko yazo, no, ntabwo twagira uduhugu mu gihugu. Excuse me, njyewe ntushyiremo ntabwo njye nawe aregaho nitwe turi kuganira. Okay, good. Amategeko ntabwo agomba kugarukira ku gipangu cyanjye nawe. Amategeko ari hose no muri air to breathing, amategeko ari hose, mureka amategeko akore hose. Ibi bintu byanyu byo kuvuga ngo buri rugo rufite ukuntu rwubatse, ngo buri rugo rufite amategeko yayo, buri rugo rufite umuntu uryama kote y'imbere na kote y'inyuma, umuntu wicara ku ntebe ya papa, no, mureka amategeko akore hose, kubera nta duhugu mu gihugu, dufite igihugu kimwe, itegeko rimwe. Sylvie, uyu munsi nirinze kukuvangira ndakureka kugira ngo abantu bose bumve the best you can give to them. Sylvie, may I ask you a question? Kandi ikibazo kiri very very simple. How do you differentiate morality and the law? KNC ntabwo nagiye ku ishuri ry'amategeko, ngewe nk'umuturage wa Nyabihu utazi no gusoma no kwandika. Ndagusabye kuko erega ibyo uvuga, you educated woman, mbwira morality wenda tuvuge yuko ni indangagaciro uzigereranya gute n'amategeko. Nicyo gusa biroroshye cyane. Iyo tuvuga indangagaciro ni element of culture. You understand that? Nimba hari umuntu ukunda umuco ndimo, ariko umuco mubi ntabwo tugomba kumupromote. Urimo urawukunda kandi ibintu wabigize akaduruvayo n'isupu. Umuco ni wa wundi upolishinga bamwe ukareka abandi. KNC niba nje mu kabari ahantu runaka nawe ukazamo, wowe ukaza wambaye sengre, njye nkaza nambaye mini yanjye, kubera iki ari njyewe bareba, kubera iki batari bukurebe. Iyo ni morality gihe. Niba ari morality dushireho values zirengera bose, ntabwo ari ukuvuga ngo ngiwe nimvuga hari rimwe na rimwe zitinga umuntu akabya ngo ariko ufite ubwonko, ngo ariko ufite ubwonko kubera ndi umugore, ariko wowe watwitinga kubera ubugabo bwawe. KNC bakaba bavuga reka tubisome ibintu bya KNC, ntabwo bari buze bagutuke ngo KNC ngo ariko ufite ubwonko, ariko ngiye kubera ndi umugore baraza batangire gusobanura icyo navuze. Ibyo tubyita mansplaining. Urasobanura ibyo navuze ute, wabyumva uko nabyumvishije, waba utumvishije ukambaza aho ujya ngo utekereza mu bwonko. Mwebwe mwamutekereza sasa. A woman is judged differently from a man, and it's not okay, and we don't want that, kubera we are equal citizens. Sasa may I give you nguhanurire? Hanurire. Mu gihe abantu batazasobanukirwa neza, sibyo? The cultural element cyangwa se cultural aspect n'ibigendeye n'amategeko. Iyo tuvuze uburinganire byo turavuga amategeko asampuruse byo nta nubiburana, sibyo? Ariko iyo tuvuze ubwuzuzanye turagendera kuri ni umuco, ni responsibility of each and every muri family n'ibindi bitandukanye, sibyo? Ariko n'inshuti ziruzuzanya. Ariko rero hari ibitazakunda. Nushaka yuko men will never be women and women will never be men cyane. And between women themselves, the women are not equal. Ngewe sana mama wanjye tumeze kimwe. She has so many capabilities ntafite. Nanjye mfite ibindi. So abantu nitugende umugore n'umugabo baratandukanye, abantu muri rusange baratandukanye. Ukuntu tungana muri iki gihugu ugiye ukareba no muri DNA yacu, buri muntu afite akantu k'umwihariko. Ibyo ngibyo tumaze tubyemera. Icya kabiri none tumenye ko hari ibintu KNC ashoboye Mutabazi adashoboye, hari ibintu Mutabazi ashoboye KNC adashoboye. La même chose chez les femmes aussi. Iyo concept mumaze mwayumva, ubwuzuzanye ndabwemera pe, ariko ubwo bwuzuzanye bwanyu muzana gusa iyo haje ibibazo by'umugore n'umugabo
n'umugabo ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngo no umugabo ngo noneho baragenda ngo ku kazi ngo noneho kuzuzanya nuko ngewe mba uwo guteka azifu ubugore bwanjye egal guteka kandi tuzi ko abashefu bose mu isi bakomeye bahambwa n'ibihembo ari abagabo mwebwe se muri DNA yanyu hari ikibuza ngo uteke ariko ngo no ngo nta bashefu muri Serena ariko nagera mu rugo rwanjye ngewe ntabwo nateka n'umugore ugomba kubiza KNC ngewe tout simplement nuko ntekereza ko rimwe na rimwe iterambere ririmo riragenda ridusiga ariko mukigira nkana niko babivuga mu Kinyarwanda ibintu bimwe mukavuga reka tubloke dushyireho blocage ibiri bwinjire mu mutwe ibintu by'uburinganire ndabyemera ibintu by'ubuzuzanye ndabyemera ariko ubuzuzanye ni kuri twese nta wakora ibyo undi yakora ahubwo what should we do to see what is Sylvie capable of doing, what is Nadine capable of doing, what is KNC capable of doing. Dushire hamwe nka societe dutereme. Ariko ibintu ukaza gusa muri family level uri ministre ku ministre bwawe ibintu urabyikorera ariko wagera mu rugo ngo ni ministere y'umugore niyo ugomba gutegura ibyo bintu byose ntabwo ari byo KNC. Women are suffering. Turimo turabona abagore ba ministre bagera mu rugo n'ubundi bakaba babantu nabo basanzwe nkatwe urumva nose we ntabwo yaba yarushe ntabwo yaba yayoboye ministere y'igihugu cyangwa niba ari deje niba ari CEO urumva ko ari we better in cooking ni we better in gusasurira ntabwo wumva ko nka ministre niba afite management we ubwo buriri ntabwo ari capable yo kubisasa iryo shuku mwebwe mufite DNA y'umwanda aho ugira abantu baraza urugo niba bifite umwanda ngo yamugore n'umunyamwanda aho ngo bavuge ku rugo rw'abanyamwanda kubera n'umugabo ari muri urwo rugo n'umunyamwanda umwana yamba yatizwe ku ishuri ngo ariko ngo ya mugore ntiyita ku bana we n'uri umugore n'umugabo n'abantu bose bari muri urwo rugo nuko ntiyita ku mwana izi qualificative cyo kugenda duha abagore ziri kutudekuraja. We want to contribute to this country development, we are going to contribute nta choice n'abanyarwanda ariko noneho mureke ibintu byose dusase inzobe handi havuka ikibazo haje mabaga n'ibiki tukagifata nk'ikibazo cya society n'ibibazo bya gender by'abagore oppression y'abagore tubifate nk'ibibazo bya society ibintu byo kujya muza muvuga ngo no uriya mugore Sylvie oui ndashaka kubaza ikibazo cya nyuma ibindi nagahoraho tuzongera duhure kuko heated debate nk'izi zahoraho nkubaza akabazo ka nyuma with you and the colleagues sibyo mwese you the feminist of world how do you see the family in the next 10 years with your agenda, if not hidden agenda? Oya hidden agenda zo ntizigomba kubaho agenda zibariza public za society z'abakimuke aho nicyo nashakaga kugukoshora nuko ngewe ntafite abakolege ntabwo nyobora aba feminist ngewe. Okay, let me see with the world feminist movement, if I may say, of which you are subscribed to. If I'm not mistaken. Yes. Where do you see? Where are you driving with your agenda? Where are you taking the family in next 10 years? Ngewe nakugira dream zanjye inzozi zanjye cyangwa ndareka mbivuge mu Kinyarwanda kugira ngo n'abandi babyumve dushingiye ku mahame yanyu akakaye ashingiye inzozi zanjye ntaho zitandukaniye n'impapuro zanditswe muri government y'u Rwanda utangiye kuri constitution yacu ivuga ko buri ni constitution y'abanyarwanda ntabwo ari constitution ya parlement cyangwa ya cabinet cyangwa ni constitution y'abanyarwanda buri munyarwanda wese afite uburenganzira nk'undi buri munyarwanda wese na development yose bayita sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda ariko citizen centric iterambere ribereye mu muturage cyangwa rishingiye ku muturage. Yego. Rero iryo terambere rishingiye ku muturage uramufata kwanza nk'umuntu uri mu gihugu ariko ukanamufata we nkawe nibyo akeneye nimba afite abana n'ubumuga nimba atazi kuvuga nimba yarize niba atarize urumva no ferma igihugu kiba kirebera abaturage bose ariko kikarebera KNC nka KNC kikarebera nka SYLVIE. Rero ibyiyumviro cyangwa dream z'abafeministe nuko buri muturage wese ku isi yisanzura buri muturage wese ku isi abona amahirwe nk'aya mugenzi we niyo vision dufite nta vision itandukanye niba ushaka government policies inyinshi ziri feminist because they are talking about an individual development in a human rights based way.
niba ushaka kora amafuti yose nk'ayo umugabo yakora, what a man can do, man can do so. Genda usinde, irarire mu kabari, genda ntukonkludinga utyo n'umuntu utumvishije atumve, nta muntu ukwiriye gukora. None niba wishe itegeko KNC ukaba watwara ukaba wakubita umuntu, cyangwa ngewe nkaba natwara nasinzika nkaba nishe itegeko, ntabwo bivuga ko undi muntu agomba kunkurikira icyaha ni gatozi. So ngewe numvaga ko to tell you the truth, iyo nsomye aya mategeko atugenga KNC nge nawe tuzakora iyo exercise, nuko ntaho mu by'ukuri bizitandukaniye n'amahame ya feminism ariyo mahame y'uburenganzira bwa muntu. Kubera iki bari gufokasinga ku mugore, ku muntu washigajwe inyuma n'amateka, ku muntu bana n'umugano, kubera bari kubona ko aba bantu mu by'ukuri turi mu iterambere ariko bakeneye ibintu byinshi birenga. Maybe Sylvie ariko ni nk'ukuntu KNC wasanga umugabo bagomba guteza imbere kundusha, kubera ko ngiye mfite privilege, ariko ugasanga umugabo runaka nimba atuye mu bukene, nimba akaba akeneye ibintu kundusha ngewe nk'umugore witwa Sylvie. Muri makeya there is no difference between development, human rights na feminism, kandi nibyo u Rwanda ruriho. Ni kubera gusa abantu bamwe bumva ko ngo bari kwita ku bagore cyane, ntibumve kubera iki bita ku bagore cyane. None bagenda bakubaka amazu y'abantu basigajwe inyuma n'amateka, nzaza mvuge ngo nanjye ntazo bampaye. No, kubera leta yabonye ko uru ruhare iki gice cy'abaturarwanda bakeneye izindi favere cyangwa ibintu runaka kugira ngo batere imbere. Mu by'ukuri for me, I'm saying we are on a good path for development, for equality, and for all of us to enjoy our right. Not because hari umuntu ugomba kugandamiza uti cyangwa koza amafuti tugomba gukurikiza. Kandi mu by'ukuri iyi si ntiyari kugeraho iri iyo some of the strongest feminists badukuriye batari guhagarara. Ibuka ko no mu bazungu abagore batoraga, abagore bari bafite umushahara utandukanye n'abandi. Muri Amerika nta mugore wagendaga kwa muganga atajyanye n'umugabo we. Isi has been having so many inequalities, ahubwo rimwe na rimwe n'abandi abazungu tutanabaga dufite muri Africa. So feminism has taken us through this process. Okay. Rwanda rugire itegeko rya girls education policy, it's a feminist move kuvuga abagore ko tutari kubabona muri education bisaba n'ibiki. That is feminism. Nimba tubona ko mu bihinzi abagore bari gusigara inyuma, u Rwanda rufite strategy agenda mu buhinzi, izo zose tujye tunazisubiramo abantu bumve mbese KNC ni ibiki biri no kutugenga. Uyu munsi igihugu cyacu gifite strategy yo guteza abagore mu buhinzi, abagore mu burezi, abagore mu bucuruzi. Izo zose ni ukuvuga iki? Ni kubera hagaragaye ko abo bantu bari inyuma. None Sylvie, reka ndarangiza. I'm scared that I want to move beyond this. Okay. Iyo action is feminist. Merci. Okay, urakoze cyane.